bacuti ba Paulin Lenoir, uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro The Healthy Tips. Iduha tips z'ubuzima zidufasha kwigira hamwe iby'imirire ndetse bikadufasha kumera neza kugira ngo tugire ubuzima burushijeho kuba bwiza kandi buzira umuze. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ibintu abantu benshi bibaza. Hari ibintu abantu benshi bibaza mu buzima, ukavuga ngo ese ibiro byanjye bihuye n'uburebure bwanjye, ese ntabwo mbyibushye cyane, ese ntabwo nanutse cyane. Ibyo byose ni ibyo abantu bibaza, bikagera no ku mafamiye yacu, ukibaza nimba umwana wawe atananutse cyangwa atabyibushye cyane, ariko ukibaza ibibazo bikakuyobera, ukibaza nimba ujya kwa muganga cyangwa se hari ikindi wakora kugira ngo umenye ko umwana wawe ibiro afite bijyanye n'uburebure bwiwe cyangwa se nta kibazo kirimo muri ibyo uyu mwana afite. Hano rero uyu munsi turarebera hamwe icyo bise BMI, ari inadufasha muri ibi bipimo kugira ngo tumenye uburebure bwacu n'ibiro byacu ko bikorespondinga neza hatarimo ikibazo. BMI rero ni mu cyongereza babyita body mass index, mu gifaransa bakavuga indice de masse corporelle. Ni ukuvuga ngo ni igipimo kitwereka nimba uburebure bwacu bungana n'ibiro dufite, kuko iyo umuntu yiremereye ni handi usanga hatangiye kuzamo uburwayi, harimo nka diyabete, harimo imivuduko y'amaraso, harimo indwara zituruka ku mutima, kubera iyo proportion tutagerageje kuyibalansinga. BMI rero ibidufashamo, body mass index. Iki gipimo rero cya BMI wakibaza ngo cyavumbuwe gute, ese cyavuye hehe? Iki gipimo cya BMI cyavumbuwe n'umugabo bita Adolf Quetelet. Adolf Quetelet ni Umubirigi. Wakibaza ngo yakivumbuye mu buhe bushakashatsi? Uyu mugabo witwa Quetelet yavutse muri 1796 apfa muri 1874. Ubwo yari afite imyaka 78, yapfuye afite imyaka 78. Ni Umubirigi. Ababirigi yize anatuye mu majyaruguru y'Ububirigi ahantu bita Gand cyangwa Ghent. Yize kuri university yitwa Ghent University. Ghent University izwiho cyane, ni university nk'iya kabiri nini mu Bubiligi, izwiho ubushakashatsi mu bijyanye n'imirire, nutrition, ubuhinzi, ibyo bita ibinyabuzima n'ibindi byose. Ni university rero izwi cyane mu bushakashatsi. Uyu mugabo niho yize muri Ghent University, yakoze ubu bushakashatsi, ntabwo yari yarize ibya nutrition cyangwa iby'ubuganga. Uyu mugabo yari yarize imibare. Mu gukorera iki gipimo cya BMI yashakaga kumenya ese umuntu wamukarikira gute, wamumenya gute. Umuntu ushobora kumenya umuntu ubihuje n'imibare. Ibyo byamuyobeye rero gukora iyi BMI, body mass index, ari nayo tukigenderaho ubu ngubu. Icyo gihe ayikora ntabwo yitwaga BMI. Uyu mugabo yashakaga kureba average man, niko yabyitaga. Iyi rero ntabwo yitwaga BMI icyo gihe, ahubwo yitwaga index de Quetelet. Ni izina rye, umva yitwaga Adolf Quetelet, na papa we yitwaga Quetelet, ni izina ry'umuryango. Yashakaga kumenya umuntu mu mibare, average man. Aribyo byatumye akora iyo index de Quetelet. Nyuma rero ubushakashatsi bugenda butera imbere, bageze aho bayita BMI, body mass index. Ubu bushakashatsi uyu nguyu Adolf Quetelet yabukoze ahagana mu 1830 n'igihumbi 1850. Ubwo bushakashatsi
bwamutwaye imyaka 20 kugira ngo avumbure iyi BMI cyangwa index de Quetelet. Uyu mugabo rero ajya kubikora ntabwo yigeze atekereza ko bizakoreshwa mu gupima umuntu umwe cyangwa uwundi. Uyu mugabo yabikoze mu gupima imbaga nyamwinshi noneho abihuze na science yabyitaga ngo average man ni uko wapima abantu benshi noneho ukamenya ngo aba bantu barepresenta iki gute mu buryo bw'imibare. Urumva Adolf Quetelet yavumbuye Quetelet index mu 1830 kugeza 1850. Ari mugabo witwa Angel Keys we yavumbuye ko iyo index de Quetelet ishobora kwitabazwa mu buvuzi kwa muganga, gupima nimba koko kigashobora gupimishwa umuntu ku muntu kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye, kugira ngo umuntu amenye normal range arimo. Ibyo bintu yabivumbuye mu 1972 nibwo bahise banayita BMI, kuko mbere yaho yitwaga ngo index de Quetelet cyangwa Quetelet index. 1972 nibwo uyu mugabo witwa Angel Keys yahinduye anakora ubushakashatsi bwimbitse cyane abyita BMI, Body Mass Index. Iki gipimo rero cya BMI cyifashishwa cyane ku isi hose kwa muganga, NGO zigiye zitandukanye, harimo nka izizwi cyane, harimo UNICEF gupima abana, imirire y'abana, cyangwa abaje babagana, impunzi n'ibiki byose, kugira ngo barebe status, bagenda babaklasa mu ma ranges ibyo bakeneye, abari muri malnutrition, abari muri obesite, bagende babaklasa noneho bamenye ukuntu bagenda babafeedinga. Harimo WHO, World Health Organization, nayo ikunda gukoresha cyane iki gipimo cya BMI. Usibye ko no kwa muganga hano iwacu ya Kigali mu ntara hose iki gipimo baragikoresha, cyangwa aba nutritionist aho bari hose kwa muganga kunda kwifashisha iki gipimo. Nayo rero yifashishwa mu gupima uko duhagaze, ibiro byacu se biramacinga n'uburebure bwacu. Tugiye kurebera hamwe icyo bakoresha, instrument bakoresha bapima BMI. Harimo umunzani, imbalance cyangwa weight scale. Hakabamo uwo munzani ugomba gupima ibiro byacu muri kilogramme. Hakaza intoise cyangwa stadiometer ipima uburebure bwawe, ugahagarara ukareba metero ufite. Abantu benshi baba banabizi, ubuzi ibiro byawe, uzina n'uburebure bwawe. Iki gipimo nkuko muri kureba kuri izo screen zacu, BMI ubanza gupima ibiro byawe ukoresheje imbalance cyangwa umunzani cyangwa weight scale, ukandika ibiro byawe muri kilograma cyangwa kilogramme. Warangiza ugafata intoise cyangwa metero cyangwa stadiometre yo gupima height cyangwa uburebure bwawe. Uburebure bwawe bupima muri metero. Ujya kumva ngo ufite metero 1.70, ufite metero 2, ufite metero 1.50. Ibyo bintu ukabyandika ku ruhande. Warangiza indi instrument ya gatatu ni calculatrice ukoresha muri telefone yawe, cyangwa ndumva telefone ari yoroshye abantu bose baba bafite aho ngaho. Ngiye kuvuga ya calculatrice yo kwishura, ariko nayo wayikoresha iri hafi.
ariko muri telefone yawe harimo calculatrice, telefone duto cyangwa nini uhita ubibona. Noneho BMI yawe kugira ngo urebe neza ko uri normal cyangwa uri obese cyangwa ibipimo byawe bimeze neza, kugira ngo ubone iyi BMI ufata bya biro byawe wabonye muri kilogaramu ukabigabanya uburebure bwawe muri metero inshuro ebyiri. Ni ukuvuga ngo ibiro byawe nimba wabonye ibiro 70 kilogaramu, urafata bya biro byawe 70 ugabanye uburebure bwawe wabonye metero 1.50 ukubye inshuro ebyiri, ubwo urafata 1.50 metero ukube 1.50 cyangwa ibyo bita exposant 2. Height yawe exposant 2. Muraza kugenda muyibona hano kuri screen zanyu ko wagenda upima iyo BMI yawe. Biroroshye cyane, nta muntu n'umwe utabyikorera. Nimba ufite abana mu rugo ushobora gupima ukareba ese aba bana ari muri normal range, kuko dufite stages enye arizo tuje tukarebera hamwe zigendana n'iyo BMI yacu. Harimo stage ya mbere bita underweight. Underweight ubwo umuntu aba afite ibiro bike cyane, aba agomba kubyongera kuko bishobora kumuteza ibibazo n'ahandi wumva ngo umuntu ari muri malnutrition kuko afite ibiro bike. Ari nabyo muri kureba kuri screen zanyu hano. Hakaza normal range. Normal range uba ufite nyine ibiro bimeze neza. Hakaza overweight. Overweight rero uburengejeho ibiro biri normale, biba bitaraba bibi ariko biba byiza ibiro byawe bigabanyije. Nanone tuzagenda turebera hamwe uko wagabanya ibiro, harimo kwifashisha diet cyangwa sport bitewe n'ibiro ufite n'ibiro ushaka kugabanya. Byose tuzagenda tubirebera hamwe hano kuri Health Tips. Niyo mpamvu turi hano ku bwanyu. Stage ya nyuma rero ari nayo mbi, ariyo bita obesite cyangwa obese. Icyo gihe umuntu aba ari muri ya range ya nyuma, hahandi indwara z'umutima zimwataka uko zishatse, diabete irizira uko ishatse, hypertension, hypertension, umuvuduko w'amaraso urizira uko ushatse kuko umubiri we nta control ufite. Ahangaha rero turagenda turebera hamwe iyi mibare. Ni ukuvuga yifashe BMI yawe ukayikarikira, tuvuge wabonye ufite ibiro 70, kugabanya taye yawe ifite metero 1.70, urafata 70 ugabanye taye yawe ukubye inshuro ebyiri, ubwo ni 1.70 ukubye 1.70. Igisubizo uri bubone uraza kugikompara n'izi ranges enye urebe aho uhagaze. Ni ukuvuga range ya mbere iri muri 18.5. Bifite munsi ya 18.5, unyumve neza, munsi ya 18.5 ahangaha uba uri muri undernutrition cyangwa malnutrition. Hari icyo bita mu gifaransa insuffisance pondérale. Ahangaha uba urimo kumanuka cyane, bigusaba gufata diet ikongerera ibiro. Hari igihe ubona umwana wananutse ukavuga ngo ni rwo rutingo ariko ngaza bizagenda neza. Oya, fatirana
umwongerera ibiro byibura nimba ari ibiro 5 ajye muri normal range. Normal range rero yacu iva kuri 18.5 ikagera kuri 24.9. Aho ngaho niho umuntu aba ameze neza, ntabwo uba expectinga indwara cyane, ntabwo uba expectinga kuba uri muri under nutrition cyangwa ikindi, uba umeze neza cyane. Hari icyo bita overweight hano itangirira kuri 25 kugera kuri 29.9. Hano ni ugukora attention kuko uri muri surpoids cyangwa overweight, ibiro byawe biba bitangiye kujya hejuru. Hano uba ugomba gufata diet ukongera ukagaruka muri ya range ya 18.5 kugera kuri 24.9. ariho dufite ya range yacu imeze neza. Hano ushobora kwifashisha sport nazo zirakora, ushobora kwifashisha diet, byose biba biri mu maboko yawe kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Hano tukagira stage ya nyuma ariyo kuva kuri 30 kuzamura. Ahangaha uba uri muri range mbi cyane, ariyo bita obesity, kandi ubona umuntu abyibushye cyane. Ibyo biba binagaragarira n'amaso, ukabona arabyibushye, taye ntabwo ingana neza n'ibiro byiwe. Ahangaha ni ugukora attention kuko harimo ibibazo byo kurwara ziriya ndwara zidakira, diyabete, umuvuduko w'amaraso, indwara z'umutima n'izindi ndwara nyinshi zagenda zikwataka. Hano rero faut faire attention, ntabwo uba uri kuri stage nziza. Hano rero turebeye hano ko gupima BMI ari ngombwa cyane ku bana bacu, natwe ubwacu. Kugura umunzani, ukagura metero, ukabyifitiye mu rugo biragufasha cyane. Biragufasha kuko ufata enta runaka ukavuga ngo turaza kwipima na famiye tumenye ese buri muntu ari muri ihe range. Bishobora no kugufasha gutanga challenges mu rugo, ukavuga ati reka twipime njyewe, umugore wanjye, abana, noneho tumenye umuntu utari muri range nziza, tumuchallenginge natwe agaruke muri ya range ya 18.5 na 24.9. birafasha yayizamo mukavuga ati okay, ugiye kujya muri overweight ukamuchallenginga, mukamubwira ati ariko you need to come back, ugomba kugaruka muri range nziza, kuko birafasha cyane. Icyo wamenya nanone kuri BMI ni uko idapima imitsi, ntabwo ipima ibinure. Ni ukuvuga ngo iki ni igikoresho, ni nk'uko dufite ya thermometre medical cyangwa thermometer dushyiramo hano mu kwaha, ugapima umubiri wawe umuriro ufite. Ariko urabizi ko ibonye umuriro wawe hejuru wihutira kujya kwa muganga. Ni ukuvuga rero ni BMI ni ibikoresho tugomba kuba dufite mu rugo biguha guidance y'imirire yawe, y'ubuzima bwawe muri rusange, ariko ntabwo nabigukonse, ntabwo ari medical use. Uba ugomba kujya kwa muganga in case ubonye izi range uri munsi cyane cyangwa uri hejuru cyane. Uri munsi ya 18.5 cyane, ushobora kujya kwegera umunutritionist, naha tuzagenda tubahereza diet yo kongera ibiro, ariko bitavuze ko ugomba no kujya kwa muganga. Kareba ikibitera, ushobora kuba urya cyane ariko ugasanga ibiro byawe ntibyiyongera. Aho ngaho ugomba kureba umunutritionist cyangwa umuganga ubizobereyemo,
hano tuzagenda tubahuza n'abaganga bagiye batandukanye, nutritioniste, dufite amakabine y'abanutritioniste n'abaganga tuzagenda tuzana tubahereza n'amakontakte yabo, ushobora kwireferaho ukajya kuri dispensaire runaka yiwe cyangwa kabine yiwe akakugira inama akaguhereza na diet. Ko nk'uko umuntu uri obese ejo n'ejo bundi uzagira indwara runaka cyangwa se ugasanga arazifite ntanabizi, ufite ama heart disease, ufite ama blood pressure atabizi, uwo muntu aba agomba kujya kwa muganga yihutirwa. Nimba upimye ufite ibiro byinshi ugapima ugasanga ibyo bintu ntabwo bihura neza, ihutire kujya kwa muganga cyangwa se abaganga tuzabahuza nabo. Hano rero hari ikindi kintu navuga kuri BMI ku ba sportif, cyane cyane abantu bakora sport cyane, abantu bakina karate, abantu bajya muri gym, bodybuilders n'ibiki. Uba ufite imitsi myinshi, imitsi ushobora gupima BMI yawe ugasanga iri hejuru, uri muri overweight. Ariko nimba ukora siporo nyinshi ufite imitsi myinshi, imitsi burira irapeza cyane, aho ntabwo bivuga kuri obese cyangwa uri over, kuko imitsi yawe irapeza. BMI ntabwo ipima ibinure. Ibinure hari ukuntu umuntu aba afite ibinure ku nda cyangwa viscerals, ibi binure byo ku nda, ugasanga umuntu afite inda nini ariko yakipimira BMI yiwe ugasanga iri muri normal. Icyo gihe ntabwo bivuze ko ziriya ndwara zitakwataka, kuko aya ma viscerals tuba dufite ku nda cyangwa ibinure byo ku nda ni bibi cyane, biragenda bikabindinga, ugasanga nabyo tuzabirebaho mu zindi episodes ziri imbere, ukuntu viscerals n'uko wazikuraho, uko wabaninga fats. Ibyo byose ntabwo BMI ibireba. Niyo mpamvu niba ufite visceral parts hano zo ku nda zo kuri abdomen, uba ugomba gukora attention, kuko izi ndwara yaba diabete cyangwa yaba heart disease na hypertension, ni ukuvuga ari ama viscerals, biriya binure n'ubundi biba biri mu mitsi bibindinga ku buryo bishobora kugutera high blood pressure. Nabyo tuzagenda tubireba imbere. Uyu munsi nuko twibaza kuri BMI cyane cyane. Ntabwo rero ipima imitsi, ntipima n'ibinure. Ibyo nabyo mugomba kubimenya. Umuntu nimba akora siporo nyinshi cyane akapima BMI yiwe, no kuvuga iyo mitsi yawe irimo nta binure ufite ku nda, uba uri muri normal range, cyangwa ukegera nutritionist akagupimira birambuye. Kwa muganga hari ibindi bipimo bagira bashobora gupima. Iki gipimo cya BMI gikoreshwa kuva ku myaka 5 kuzamura. Hari ibyo rero bakoresha mu gupima umwana uri munsi y'imyaka 5, cyane cyane ku ma dispensaire yacu hano mu Rwanda tujya tubigira. Hari ibyo bita ngo gupima miwaki, hariyo bita miwaki, cyangwa gupima igipimo cy'ukuboko, ikizigira cy'ukuboko, hariyo bita upper arm circumference. Upper arm circumference ni ugupima ikizigira cy'ukuboko, muri kubibona kuri screen yanyu. Ibi nabyo bigira ranges, ni akantu kameze nk'agapapuro upimisha ikizigira cy'ukuboko. Ahangaha bakunda gupima cyane abana bari munsi y'imyaka 5 ndetse n'abagore batwite, kugira ngo barebe ese imirire yihagaze ite, ese ari muri normal range. Iki gipimo rero bakita miwak cyangwa mid upper arm circumference, aho umwana umeze neza aba ari mu cyatsi. Green ubundi bisobanura ibintu bimeze neza. Umwana yaba afite ikibazo cy'imirire ariko kitaraba grave cyane, akaba ari mu muhondo. Ubwo ako kantu bapimisha kagiye kariho ayo mabara,
aho ikizikira cy'ukuboko upima ukareba kuko ari mu cyatsi ukamenya ko umwana ameze neza, wageza mu muhondo ukamenya ko umwana ari kujya muri atameze neza ari muri malnutrition, yagera mu mutuku ukabona ko umwana afite imirire mibi. Umwana afite imirire mibi, ibi ngibi kwa muganga cyane niho babikoresha n'umugore utwite, kuko ibiro bye biba byariyongereye kubera umwana afite mu nda, naho bakunda gukoresha iyi ngiyi niwake kugira ngo barebe si uwo mugore ari mu mirire imeze gute. Ku masantere de sante hano ubuvuzi bwacu bwateye imbere, barapima ababyeyi batwite, barabapima cyane, abana barabapima. Ku bana bari munsi y'imyaka 5 rero ntabwo bakoresha BMI cyane, ahubwo bakoresha iyi niwake kugira ngo barebe umwana range arimo uko imeze. Ibipimo bigenda bikoreshwa cyane cyane na World Health Organization WHO. Ahangaha rero turebeye hamwe icyo BMI imara ndetse n'uko wayipima. Ushobora gukoresha umunzani, ukoresha metero. Umunzani upima ibiro byawe muri kilograma cyangwa kilogaramu, metero igapima ibiro byawe muri metero, ubundi ugakwakira BMI yawe, aho ufata bya biro byawe ukagabanya uburebure bwawe ukubye inshuro ebyiri, ntabwo kuba kabiri. Ufata uburebure bwawe wabonye ukabukuba inshuro ebyiri cyangwa exposa kabiri. Ubwo ni uburebure bwawe wongeye ugakuba uburebure bwawe. Igisubizo ubonye ukagikompara n'iyi tableau nagiye mbereka, ari izabafasha aho une balance à la maison. C'est très simple, il faut une balance à la maison, il faut une toise pour mesurer la taille. Si tu as des enfants, si tu as un mari, une femme, quoi, il faut mesurer la taille avec une toise. Igisubizo wabonye gikompara n'izi tableau turi kureba hano, aho 18.5 uba uri muri risque, uba ufite ibiro bike cyane cyane cyane, bigusaba kongera ibiro. Ariyo madayati tuzagenda tubabwira hano. Yaba umwana wawe, yaba umuntu wo muri famiye apimye agasanga ari munsi y'ibiro 10, agasanga afite BMI iri munsi ya 18.5, aho ngaho aba ari muri underweight, agomba kuzamura ibiro. Hakazaho normal range 18.5 kugera kuri 24.9. Aho ngaho rwose uba umeze neza. Komeza winywera amazi, ukomeze diet yawe, ukomeze siporo zawe, umeze neza cyane. Hakaza indi range ya 25 kugera kuri 29.9. Aho ngaho kora attention kuko uri kujya muri overweight, ibiro byinshi. Aho ngaho faites attention, ugomba gukora siporo, ugomba kunywa amazi menshi. Amazi nayo tuzayagarukaho hano, kuko umuntu ufite ibiro runaka agomba kunywa amazi autant. Ntabwo ugomba kunywa amazi gusa, kuko baravuga ngo tout excès mauvais. Uzarebe uvuye nko muri siporo cyangwa uri mu rugo ukanywa amazi menshi, hari igihe wumva uri kuzengerera mu mutwe. Icyo gihe uba warengeje ibiro byawe, ntabwo biri gusiporuta y'amazi uri kunywa. Hano tuzarebera hamwe, tuzagenda tureba ufite ibiro runaka ugomba kunywa litiro izi ngizi ku munsi. Nabyo tuzagenda tubibereka kuri healthy tips hamwe na Paul Lenoir. Ni ukuvuga rero aho ngaho muri iyo range ya 24.5, oya 20, ni ukuvuga ngo muri iyo range ya 25 kugera kuri 29.9 uba uri muri risk, uba uri muri overweight. Aho ngaho ugomba gukora attention, ugakora diet, ugakora siporo, ukanywa amazi kugira ngo wongere ugaruke muri ya range ya
18.5 na 24.9. Hakaza rero severe cases, serious cases za 30 kuzamura. Hangaha bayita obesite, indwara ziba zimeze gutya ziri kwihamagarira. Hariho abantu benshi bagomba gukora attention, cyane cyane hano mu Rwanda usanga indwara za diabete ziyongera cyane, hypertension, indwara z'imitima. Ibi byose usanga bituruka kudakora attention kuri iyi index de masse corporelle cyangwa BMI. Il faut faire attention, ukareba umuganga kuri iyo case, cyangwa se ugafata ibintu au sérieux, ugakora sport cyane. Yani ibyo rero twavuga kuri BMI. All you need is a balance at home and a stadiometer cyangwa meter to measure your height, then you do your stuff. Tu écris à mètre et puis tu prends une balance, tu mesures le poids et puis tu calcules le BMI ou l'indice de masse corporelle. Après avoir fait ça, je vous ai montré la formule ici. Tu prends le poids en kilogrammes, voir sur les 4 statistiques qu'on a ici, l'interprétation de l'indice de masse corporelle. Il y a moins de 18.5, il y a insuffisance pondérale, ce qu'on appelle le sous-poids, je peux dire sous-poids, moins de 18.5. Il y a le 18.5 jusqu'à 24.9. Ça c'est le poids normal. C'est le poids normal, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer de manger ce que tu mangeais, de faire le sport, de boire de l'eau comme tu le faisais. Il y a encore le 25. Il y a le range de 25 jusqu'à 29.9. Ça c'est le surpoids. Tu commences à avoir le surpoids. Il faut faire attention ici. Il faut avoir un régime, faire du sport pour diminuer le poids et voir le poids normal. Il y a aussi le 30 et plus de 30, c'est obésité. Ici, il faut faire attention à ce stade parce qu'il y a le risque d'avoir des ennuis. Il y a le risque de diabète, de maladie du cœur, hypertension. Donc, il faut être dans le normal, pas normal. 18.5 et 24.9. Si c'est pas ça, c'est pas bien pour toi. What I was saying is BMI just help us to know our body, to know if we are in a normal range or if we are in let's say green or red. Here on this, the BMI is calculated using a balance and a meter, your height and weight.
And we have a formula here that you would prefer to use. It's weight in kilogram. BMI equals weight in kilogram over height multiplied by height. And once you get the answer, you come to the 4 ranges that we have here. There's 18.5. That's the under 18.5. It's underweight. You need to take it serious and take some diet to increase your body weight. And there is a range of 18.5 to 24.9. There you are in normal range. You don't need to do anything. You need to do sports. You need to drink water. You need to take what you've been taking. It's really nice there. And there is 25 to 29.9. There you are in overweight. Overweight, you need to take it serious, because a simple error, you could be in obesity, and there you will need some diseases there. There is diabetes, there is hypertension, there is heart disease, and other diseases there. And the last range is 30 and above. There is a serious case. You need to see the doctor, you need to see the nutritionist, because in this range is attack of these all diseases. There's diabetes, heart diseases, there are so many. There's cancer, there's hypertension, there's so many diseases and they are killable diseases. You need to take this serious and go to this is why the BMI is really nice at home. You need to have a balance and a stadiometer or a scaling meter. Then you do your calculations, you see your range here, because once you get in overweight, obesity, the serious cases, you need these diseases, heart diseases and underweight, and heart diseases and hypertension. They are serious and they are killable. Cancers and whatever. If your body is weak, if you are obese, your body is weak. If you are underweight, if you are under 19.5, your body is weak, then there are so many diseases coming to you. That's when you need to take this serious. Hano nibyo navugaga, impamvu BMI tugomba kugira utu dukoresho mu rugo tukajya twipima buri munsi, nuko yuri munsi ya 18.5 uba ufite ibiro bike. Kugira ibiro bike rero uba uri weak, indwara zikwataka ziza byoroshye. Kimwe niyo uri under or overweight, uri muri range ya 25 kuri 29.9, ntabwo indwara zitangiye umubiri kugenda uba weak. Wagera kuri 30 kuzamura, umubiri wa none uba weak cyane. Niyo mpamvu izi ndwara zose, indwara z'umutima, indwara z'umuvuduko w'amaraso, indwara za diabetes zitwataka, nuko umubiri wacu, amakanseri, amagute, nuko umubiri wacu uri weak. Umubiri wacu uragenda ukaba weak, kuko BMI yacu ntabwo iri muri normal range. Ariko tugiye dupima ugasanga range yawe yazamutseho gato, uri muri overweight, ugakora sport, ugakora regime, ukongera ukagaruka muri normal range, aho ngaho nta kibazo wagira.
niyo mpamvu rero buri wese uri kutureba yisuzume umenye ibiro byawe mu magym, harimo weighing scales, gupima uburebure, ushobora gukoresha metero isanzwe ukamenya uburebure bwaho bugera, ugakarikira ukavuga ati ndi muri iyi range, kugira ngo ejo n'ejo bundi utazagira ibibazo. Niyo mpamvu kuri iyi chaîne yacu ya Paul Lenoir Healthy Tips tuzagenda nakagaruka, tuzagenda turebera hamwe ibintu bigenda bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bituma tubaho neza. Tuzagaruka ku mazi, tuzagaruka kuri hypertension, tuzagaruka kuri diabete, tuzagaruka ku bamama batwite, ibintu bashobora gukora no kurya, twese tuzagenda tubirebaho bigenda bidufasha. Tuzagenda tureba méthode de préparation des aliments, preparation methods, tuzagenda tureba kuri protein intake, uko wateka ibiryo ukabona proteine zose zirimo, ukaba wazirya hari ibyo utajugunye. Tuzagenda tureba ibintu byinshi cyane bigenda bidufasha. Stay in touch, ntuzabure, kandi nakagaruka. Healthy Tips kuri Paul Lenoir. Ciao.